nasabaga inkunga y'Imana kubera ko nari umusore nahingwaga amafaranga 35 nayo adatahira igihe nshobora gukora nk'amezi 3 nkahembwa ukwezi kumwe. Ndavuga ngo Mana rero ntera inkunga, niba ari ibyawe uyu mukobwa ushimye ko twabana, ntera inkunga mbona amafaranga nshaka uyu mugore. Tugeze cyo gukaranga rero tubuze amavuta yo gukarangisha, nibuka ko mfite amavuta y'inka kandi ndayakunda kuyarya. Noneho sinibuka ko nashyizemo amababi y'indimu, ndamubwira ndi bita amavuta y'inkari, njya kuyazana dushyiramo turakaranga, ariko uko twagakaranze kubera ko twashyizemo ibibabi by'indimu aho kugira ngo ibyo kurya biryohe ahubwo birarura. Tugushimiye kuri Imana yacu, tugushimiye ko udukunda ukatwitaho, wabanye natwe uraturinda mu bihe bibi byari bigoye, kugeza na n'ubu uracyaturinze. Habwa icyubahiro kubw'imirimo itangaje ukomeze gukora. Ngaho abana natwe tugirire neza mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome amagambo. Mbere yuko nsoma ijambo ry'Imana, reka nsabe abakunzi bacu gusharinga ibiganiro byiza se cyangwa se ubuhamya tuba twabahaye, ndetse abandi mukakanda subscribe kugira ngo twebwe twese tubashe kuboneramo umugisha. Reka dusome amagambo y'Imana ari mu rwandiko rwa 2 rwa Paulo yandikiye Abakorinto, igice cya mbere turasoma n'umurongo wa 4. Ni amagambo y'Imana afite umutwe w'amagambo uvuga ngo Paulo ashimira Imana kubwo kurokorwa ibyago n'urupfu. Umurongo wa 4 uravuga ngo iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Amen. Imana ishimwe. Duhumuriza mu makuba yose, ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Hano tuhicaye nk'umuryango Imana yagiriye neza, kuko twagiye dukomeza kubabwira mu biganiro byatambutse se cyangwa se mu buhamya. Imana yagiye tugirira neza. Ushize duheruka mbabwira ubuzima bubi nahuye nabwo bukakaye, ariko harabona agiye nakira bambaza batese mu by'ukuri biriya watubwiye nibyo, ese buriya buzima wabuciyemo, ese mu by'ukuri hari igihe cyageze ujya guca inshuro. Rero burya bijya biba byiza iyo habayeho n'umutangabuhamya. Umutangabuhamya mfite n'uyu mugabo wanjye twicaranye aha ngaha, niwe ubizi kuko ni nawe twagiye inama. Nagira ngo mu minota mike cyane ababwire kuri ubwo buhamya bw'uburyo nagiye nca inshuro. Yego, murakoze. Mu by'ukuri koko Imana yatugiriye neza. Turi babandi turimo dutanga ubuhamya bwo kugira neza kw'Imana. Imana ikura abantu kure kandi yarangiza ikabageza kure. Imana rero ni nziza, iba hafi yacu mu bihe byari bikomeye cyane twaciyemo. Twagiye tubabwira mu bihe byatambutse, twaciye mu bintu bikomeye cyane, ariko Imana iraturengera. Rero yaturengeye. Uyu mudamu wanjye yabwiye uburyo yandwanyeho mu bihe byari bikomeye cyane, muri bwa burwayi nababwiye bwari bukomeye, aho bwari nabonaga ko byarangiye nta byiringiro gifite, ariko ngira umudamu mwiza cyane unkunda, wamaye hafi, arandwaza, anyitaho, arampumuriza, arankomeza, akora ibishoboka byose kugira ngo nkomeze numve nguwe neza. Mu gihe nabonaga byarangiye, ariko we ntigeze acika intege, yakomeje guhatana cyane kugira ngo ngire ubuzima bwiza. Imana yaramukoresheje iby'ubutwari cyane, ndetse binarenze, kuko njya mbura uko mwitura, njya mbura uko mbyita, numva nkamutura kumushima cyane no kumukunda cyane. Rero Imana yaramukoresheje, ariko ni umudamu mwiza Imana yampaye. Mbabwiye uburyo yamumpaye aho byavuye, nabwo n'ubundi buhamya burebure, ariko ni Imana, ibitangaza Imana yakoze. Uyu mudamu rero mubona aha ngaha, namukunze bisa nkaho bitari bindimo, ko ngewe nari mu buzima busa nkaho bugoye cyane, bw'ubukene bw'abasore, bubuza abasore gushaka kubera ubukene bw'amafaranga. Numva nta gahunda yo gushaka mfite, ariko nza guhura nawe nagiye mu ivugabutumwa,
ahantu iri i Muhanga, duhurirayo nagiye kuvuga ubutumwa, duhuriyeyo ndahana telefone, mfata telefone ye ni nanjye twari yanjye, nyuma nza kumuhamagara tuganira bisanzwe, nyuma rero nza kwisanga twagiye mu rukundo, ariko nkaba nari mfite amahame yanjye nagenderagaho ko ntazihana na rimwe icyaha cyo gutendeka. Ubwo rero mu kwirinda icyo cyaha cyo gutendeka, navuga ngo nta na rimwe nzakunda umukobwa ngo tugere igihe cyo kumubwira yuko mukunda kandi nta gahunda afite. Rero naje kugera igihe mu kuganira kwanjye nawe nisanga namukunze, ariko nshaka kubyibuza kugira ngo ntazagwa mu cyaha cyo gutendeka. Noneho uko mbyibuza ahubwo bikarushaho kunyakamo, nza gusenga Imana, ndavuga ngo Mana, uyu mukobwa ntabwo akeneye umuntu umubwira ibya sheri na shushu bidafite gahunda, akeneye umuntu umubwira ibintu bifite gahunda. Ndavuga ni rero ku myaka mfite, yego ngeze igihe cyo gushaka, nari mfite imyaka 24, nabivugaga agacingire ko iyo myaka papa yagize afite n'umwana wa gatatu. Avuga rero nanjye ndamutse nshatse umugore ntago naba nihuse. Nsenga Imana avuga ngo Mana, niba ari ibyawe ntera inkunga. Nasabaga inkunga y'Imana kubera ko nari umusore nahingwaga amafaranga 35 nayo adatahira igihe, nshobora gukora nk'amezi 3 nkahembwa ukwezi kumwe. Ndavuga ngo Mana rero ntera inkunga, niba ari ibyawe uyu mukobwa ushimye ko twabana, ntera inkunga mbona amafaranga nshaka uyu mugore. Ndavuga ariko kandi n'abatari n'ibyawe, mu rwego rwo kwirinda icyo cyaha cyo gutendeka, cyo kutazanyiringira ngo nzamushaka kandi nta gahunda mfite. Bibi byawe dushaka igihe habe impamvu dushwane, agende acukwe nanjye ncukwanye. Ariko uko nasenze iryo sengesho nsaba Imana inkunga, mu gihe gitoya mu kazi nakoraga barampamagaye, baranzamura mu ntera, mva ku 35 nahengaga njya ku 60, ku buryo byagiye kugera mu mezi 6 nibo guhembwa 80,000, kandi nayo atahira igihe. Baza bakampa n'amafaranga yo kujya kuri lunch saa 6, bakampa na tike y'igihumbi yo gutaha nimugoroba bikaba 3, kandi saa 6 nigiraga muri kantine nge nkanywa amata ya 300 na keke ebyiri ka 500, burya tubambaye nka bikaba 500. Umushahara waza kwezi ari 60, nkahita numva ko bizamutse, mpita mbona ko Imana yumvise isengesho ryanjye yansubije, mpita mbwira rero wa musheri wanjye, nabwira nti rero ndabyemera, numva ko mbyemeye mu mutima, ntangira kumwereka ko mukunze, ndanabimubwira, ntangira no kwemerera Imana yuko ngiye gushinga urugo. Nuko Imana ntera inkunga gutyo turakundana, tugera igihe cyo gushakana, dukora ubukwe bwiza, Imana dukora ubukwe bwiza buraba. Ariko mu gihe namukundaga amafaranga ataraboneka, numvaga nasaba Imana ngo intere inkunga mushake, numvaga mukunze cyane. Noneho amafaranga amaze kuza, ntangira kwigira inama, ndavuga nti uyu mukobwa reba uri gatoya unanutse, ntangira kwigira inama yo kuba nashaka umukobwa mutoya ufite amataye w'inzobe cyane, mbese w'umunyakigali. Ntangira kwigira inama yo kuba namukwepa, ariko mu gihe nagendaga mu nzira kubera ko ninamusabye Imana, ijwi ry'Imana riransanga, rirampamagara ngo Christophe, rirambaza ngo umukobwa wanyubashye akirinda kwishingira, akirinda ubusambanyi, ninjya kumuhemba nzamuhemba ikigabo cy'igisaza cyangwa nzamuhemba umugabo w'umusore. Ako kanya numvishe ko ari njye Imana irimo kuvuga, ko nari ndimo nigira inama yo kumushaka uburyo namukeka nkashaka umwana mutoya. Ariko nahise mbwira Imana nimbabarire, ahubwo numva ko nkumbuye gukunda uyu mukobwa rwose, nkamukunda maramaje, kuko narahindukiye ibyo gutekereza kukata kurani ndabireka, numva ko ngomba kumukunda nk'umuntu Imana impaye. Naramukunze, gahunda zacu z'ubukwe turazitegura, tugereka Imana ibishyira umugisha, iradushyikira mu bukwe bwacu bugenda neza cyane, burataha. Twakoze ubukwe muri 2011, ubukwe bugenda neza, turabana, umugore ambera mwiza, ariko nanjye mubera mwiza, ndabyivuga, ariko buriya nawe buriya niba uzi ko abivuga niba ubizi, ariko nge nzi ko yambereye mwiza. Ubwo rero mukumbera mwiza niho rero muri 2016
niho naje kwisanga muri bwa burwayi nyine nababwiye, narwaye kanseri ariko Imana iza kunkiza. Ariko mu bwo rugendo bw'ubwo burwayi niho naboneye ubwiza bw'awo mugore Imana yampaye, ubwiza bw'awo mugore nashakaga gukwepa cya gihe, ubwiza bw'awo mugore nashatse. Ubwo rero muri bwa burwayi bwanjye umudamu wanjye nibwo yanyitayeho rero, nababwiye uburyo yagiye amperekeza kwa muganga, akanyitaho kwa muganga, agasiga abana mu rugo, akaza tukirirwana buri munsi, agashakisha uburyo ampumuriza nankomeza, agashakisha icyatuma yabona nguwe neza. Rero muri urwo rugendo rwose rwo kujya rw'uburwayi, urumva maze kugaragara ko maze kubona ko ndwaye kanseri, barambwiye ngo rero urumva nababwiye ko yaramaze gukena, amafaranga yarashize kubera amakredi menshi, yarabibabwiye, aho yari afite kredi 3 mu mabanki 2, bakagera aho bamufungira umushahara wose, n'ayandi make yabonaga ntayabone, akajya kwigisha, aragafuka yajyaga agenda nakitwa Nzarohahira, ajya akagenda mu ishakoshi, byibuze avuga ngo najya ku ishuri ashobora kubona umuntu mu 1000, akaza gutahanamo ibirayi tukarya, Imana ikamumugisha akabona n'umuhaye 1000 cyangwa 2, ava ku ishuri akabitahana tukarya. Noneho ubuzima burakomeza, ariko uko bugenda dukomeza burwayi bukomera, uko urugendo rwo kugira ubutaro nk'uko nababwiye rukagenda rurushaho gukomera, kuko twese amafaranga menshi, rero bigenda biba birebire. Rero ibyo kurya bigira aho naho byo birabura. Niho rero yaje kwigira inama, turabigambye, arabimbwira, turabiganira, afata icyemezo cyo kujya ajya guhingira ibijumba n'ibishyimbo n'amateke ku Kamonyi. Yacunganaga ko afite amafaranga 700, avuga ngo arategesha 350, amugeza aho ngaho muri Kamonyi ajya guhingira ibijumba, akaza no kuyategesha agaruka. Ubwo nyine nasigaraga mu rugo ndebukana twari dufite mu ntege nyine ari mfite, akagenda akabizana, ubwo tugacungana nabyo icyumweru kikarangira, weekend yagera kongera agasubirayo. Rero ubwiza bw'uwo mugore rero n'Imana yamukoresheje, anyitaho ntanyinube. Mu gihe nagiye mbona abandi barwayi twari turwaranye, abagore barabasigaga bakabata, bakagenda bavuga ngo kubera ko babonye ko barwaye kanseri bakabasiga ngo n'ubundi nabo gupfa, bakabasiga, ariko ntabwo yigeze anyinuba cyangwa njugunye cyangwa nkasige, yambaye hafi cyane, ndetse yemera no kuvunika cyane bikomeye cyane kugira ngo anyiteho. Yaravunitse. Imana rero yamukoresheje ubutwari, nibwo nabonye ubwiza bw'umugore Imana yampaye, nibwo nabonye ubwiza bw'umugore nashatse. Harimo icyigisho kinini cyane, harimo n'ubuhamya burebure cyane bukwiriye abasore bagiye gushaka. Buriya hari igihe nzagaruka nabwo babwira, ngira inama abasore uko bakwiriye kwitwara mu kurambagiza, uko byo bakwiriye kwitaho mu gushaka. Buriya mu kiganiro gitaha nabyo nzabibabwira, ariko uyu mwanya rwose nagira ngo mbabwire ko nshima Imana kubw'uyu mugore Imana yampaye, nshima Imana kubw'uyu mugore nashatse, nkashima n'uyu mugore wanyitayeho cyane muri bya bihe bikomeye narindi. Imana rero ni umugisha, yanyitayeho rwose, arandwaza. Uyu munsi ndi muzima, twararwaranye bikomeye cyane, twararwanye urugamba rukomeye cyane mu gihe cy'uburwayi, twabaga turi mu rugo, mu bintu duke twabonetse twavuga ngo reka tujyane mu gikoni tujye kudutegura. Ndabyibuka hari igihe twigeze kuba nta mafaranga dufite, twabonye agatoki, nta n'amakara dufite, tubwira umukozi rero kugira ngo ataza kuducishamo ijisho ry'iki gihe, turamubwira ati yajya muri salo nawe ujye gukina n'abana muri televiziyo, twe tugiye guteka. Twafashe urugo rw'imiyenzi twari dufite, dukuramo ibiti byari byumye, tujyana mu gikoni guteka. Tugeze igihe cyo gukaranga twibuka ko nta mavuta dufite, ariko hakaba hari amavuta y'inka nari mfite, nari narakoze nk'umuti, nari narayafashe ndayacanira, kiramo amababi y'indimu kugira ngo yampumure amavuta y'inka ishiremo, yashyira mu icupa ahantu nzi ko nzanyakoresha nk'umuti. Tugeze igihe cyo gukaranga rero tubuze amavuta yo gukarangisha, nibuka ko mfite amavuta y'inka kandi ndayakunda kuyarya. Noneho sinibuka ko nashyizemo amababi y'indimu, ndamubwira ngo mfite amavuta y'inka hariya, njya kuyazana dushyiramo turakaranga. Ariko uko twagakaranze, kubera ko twashyizemo ibibabi by'indimu, aho kugira ngo ibyo kurya biryohe ahubwo birarura. Bije kurura rero twagaburiye abana
barangiye batubwira ngo pa ibi niki mwatetse, ubwo twatuzi ko twagiye mu gikoni guteka, bari bazi ko bari buryo biryo biryoshye, ariko bisanga barimo kurya ibyo birura kubera ko twakarangije amavuta y'inka n'ibibabi by'indimu. Rero abana icyo gihe ntibabiriye, baraguye ngo mwihangane rero ejo ntabwo tuzabatekera imeze ko tuzabatekera ibindi. Ubwo rero twabuze ko twihagararaho, twarabiriye kubera ko twabitetse, ntabwo abana ari kubonanirwa kubirya, natwe twabitetse ngo tunirwe kubirya, twarabiriye ko byararuraga kubera amavuta y'inka arimo indimu, ibibabi by'indimu. Rero ubwo mudamu wanjye kubera ko twari tubanye neza cyane n'ubu kandi dukomeje kubana neza, tugashyigikirana, tukajya inama, nkamubwira akanyumva, akambwira nkamwumva, tukijya inama muri byose. Ntabwo nigeze mucurage, nawe mfite amafaranga, nawe igihe nari mbabaye nawe afite ubushobozi, nawe ntigeze nsiga cyangwa nkacure, yanyitayeho cyane. Rero uyu mudamu musabira umugisha ku Mana, Imana izamuha ubugingo buhoraho. Rero nawe yababwira n'urugendo rurerure, yaransabye kubabwira koko ko yagiye guca inshuro, yagiyeyo, ibijumba twarabiriye, ndetse n'ayo mateke yazanaga y'amazungu kubera ko yayahingiye akayazana. Uyu munsi yarayahuzwe n'umuhaye ntago yayarya kubera ko yayariye yayahingiye. Uyu munsi niyo agiye kuyagura ntago yahanga yarya. Hari ijambo ry'Imana nasomye ryo mu Bakorinto ba kabiri igice cya 1 n'umurongo wa 4 nshaka kugira ngo duse nkaho tuganaho. Ni ijambo rivuga ngo iduhumuriza mu makuba yacu yose kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Aka kanya ndashaka kugira ngo rero uvuge muri make ibintu Imana yakoze nyuma y'ibintu byose twahuye nabyo. Imana yakomeje gukora iby'ubutwari, ikomeza kudukorera ibitangaza bikomeye cyane. Murabona ko nk'ijambo ry'Imana asomye ngo iduhumuriza, biravuga ngo makuba yacu yose, iduhumuriza makuba yacu yose. Muri make bikoze kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza nyuma yo kubabara cyane, nyuma yo guca mu bikomeye cyane, Imana yatubaye hafi iraduhumuriza. Uyu munsi natwe turimo turahumuriza abandi. Uyu munsi birashoboka ko hari uri muri bya bihe twari turimo cya gihe, uyu munsi birashoboka ko hari abari muri bya bihe twanyuragamo, bo bakaba uyu munsi rero ndabahumuriza, uyu munsi rero ndabakomeza, babwira ngo nibakomere, Imana iri hafi kandi yabarengera, kuko ibyo barimo kunyuramo uyu munsi ntabwo ari byo kubahitana, ahubwo bizarangira bongere bagire mu bihe byiza. Rero natwe muri ibyo bihe byose twanyuzemo bikomeye cyane, bikakaye, bisharira, bibabaje cyane, natwe tubyibutse twumva bikomeye cyane, ariko nyuma yabyo Imana yagidukoreye ibitangaza bikomeye cyane, tugiriye neza. Uyu munsi nko madamu yavuze, imyenda yamushiriyeho, urumva ntabwo yashize ku mudamu ngo njye nyisigarane, imyenda yadushiriyeho, abana ibyo kurya birabura, ibyo kwambara birabura, urumva mbese ubukene buba bwinshi cyane. Ariko icyo gihe ubwo madamu yari mwarimu, njye nta kazi mfite, ariko Imana imaze kumbwira ko nkijije kandi imaze kunkiza, nibwo natangiye kuvuga ngo Mana wampaye akazi, ashaka uburyo nafasha umudamu kureba ko hari icyo twakora nkamufasha gutunga urugo, tukagushaka ibirayi by'abana, ko nabonaga bikomeye cyane, aho yari asigaye ahembwa 10,000 kubera amakredi menshi yari afite, asigaye ahembwa 10,000, abona ko 10,000 kubitungisha urugo bitoroshye. Twari dufite abakozi bo mu rugo, abandi babatwara kubera ko tudafite icyo twubahemba, mbese wabonaga bibabaje cyane. None ntangira gusaba mvuga ngo Mana wampaye akazi, areba ko nafasha umudamu gutunga urugo. Ibyo nabivugaga, kari akazi nakoraga mbere, nabonaga kamvunye cyane, mbona kankora amasaha menshi, ndavuga ngo Mana wampindura akazi, nkakora akazi byibuze nakumva naniwe kubera intege nke z'umubiri nkataha. Rero nsenga Imana avuga ngo Mana impa akazi, nkabwira Imana mvuga ngo Mana mfite diplome 2, mfite perime, mfite certificat ya ICT, nkayibwira uburyo nangiye kugira imbaraga nakora, nkayibwira uburyo mu mutwe numva mukora neza nakora n'imibare bikagenda neza, nkabwira Imana ngo yanyura mu izo nzira zose ikampa akazi, nkabasha kubona icyo gufasha umugore gutunga urugo. Ubwo rero ubwo buzima twabuciyemo, noneho ngo nsenga Imana irabyumva, ariko umuntu mwaza gusenga, yagiye gusenga, ni umuntu inshuti yacu uteza Kicukiro, agiye gusenga, Imana iramubwira ngo amagara Christophe umubaze ngo kwahangayikishwe n'ibirayi by'abana, mubaze ngo imyaka 2 amaze aryamye abana batunzwe n'iki. Nurangiza umubwire
igiye gutwara Bibiliya mu kwaha ajye kuvuga kugira neza kwanjye. Uwo mudamu yaraduhamagaye arabitubwira ngo duhangayikishwe n'ibirayi by'abana, nangije arambwira ngo ambaza nyine uko Imana yamubwiye ngo imyaka 2 maze ndyamye banatunzwe n'iki. Iyo myaka nari maze ndyamye kuva 2016 na 2017 byari mu 2018, ntekereza uko abo bana bacu babayeho, nubwo twari turwaye dusumbirijwe gutyo, abana bacu dufite abana batoya, ariko inshuti, abavandimwe, abaturanyi bagiye baturwanaho bakazana ibyo kurya abana bakarya. Abana bacu baragiye barabyibuha, bo ntago bigeze babona ko narwaye, ntago ingaruka zo kurwaza zigeze zibageraho. Ubwo rero Imana yamubwira ngo ngiye gutwara Bibiliya mu kwanje kuvuga kugira neza kwayo. Nasubiza amaso inyuma nsanga kuko nari mfuye, kandi nsanga kuko abana bacu babayeho neza mu gihe nari ndwaye, ndetse babayeho neza kurusha n'igihe nakoraga amafaranga mbere. Bitanemera rero ndavuga ngo nari mfuye, nkwiye kujya kuvuga kugira neza kw'Imana. Ngarutse mu mubiri rero za gutekereza nti Imana zajya ngenda nta tike mfite, ese nzagenda niba amagara ngiye kuvuga kugira cyangwa natekereza kujya kuvuga imirimo yawe, nzagenda byibuze nta birayi by'abana nsize ko madamu nawe asumbirijwe, ese nzataha ntahe nta mugati w'abana ntahanye. Mbese numva nabyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ndatekereza se nzahagarara ku ruhimbi nibajya gutura mburi turo ntura, ndavuga ngo Mana wampa aho mbasha gukura itike nzayanywa ntegesha ngiye, ukama naho mbasha gukura ibirayi by'abana nzayansiga, cyangwa nkabona naho umugati n'amafaranga y'umugati nzaga ntahana mvuye kuvuga imirimo yawe. Rero maze gusenga gutyo, maze kubwira Imana gutyo, mu mutwe wanjye haje kuzamo igitekerezo cy'umushinga, umushinga ariko woroheje, ariko wari woroheje. Nubwo wari woroheje nta n'igishoro cy'ibintu nari mfite, kubera ko nta kintu nari mfite. Rero n'ubundi numvaga ari ukubitekereza gutyo gusa, nkiruka nkora amadrafti mu rugo ariko adafite finansoma, bikomezamo gutyo. Ariko uko umushinga ukomeza kwaguka muri ngewe, nkomeje kugenda waguka muri ngewe, nkagenda ntekereza aho nzawukorera, nkagenda ntekereza ibyo nzawukoresha, nkakora bije, nkayikora, nkagenda nyihindura umunsi ku munsi, ntekereza n'aho amafaranga azava, nuko sinabona. Noneho nza kuza kwigira inama yo kujya muri banki, ariko nanone nza gusanga banki nakoranaga nayo kubera imyaka nari maze nakora zari zarasinziriye, barazifunze. Madamu nawe ntiyasaba credit, kandi aho yaramaze iminsi afite amakredi menshi n'ubundi atararangira. Ubwo rero twaje kwibuka ko afite indi konti mu Murenge Sako, yacishagaho prime yahembwaga ku ishuri. Tugina no kujyayo batubaje ko dusanga bashobora kumuha makeya 500, nuko turandika tuyasaba, ndetse akutuza kugira ikibazo cyane cyuko nta ngwate twari kubona, ko twari dutuye ko tarahabonera icyangombwa. Kubw'umugisha tuza kubona umuntu udutiza icyangombwa cy'ubutaka, aratubwira ati niba nimunahomba bazakigurisha n'ubundi wari upfuye nta kikuruta. Ndetse turashimira no muvandimwe wadutije icyangombwa, kuko ni ibintu bitajya bikunda kubaho, kuko umuntu ashobora gutiza icyangombwa cy'ubutaka akakubwira ngo nunahomba bazakigurisha. Ndamushimira cyane nawe Imana nk'umugisha yadutwaje hakomeye. Ubwo rero nyuma rero nza gutekereza mvuga nise ko ntangiye gutekereza gusaba amafaranga muri banki ngo njye gucuruza, kandi Imana yarambwiye ngo ningiye gushaka kuvuga kugira neza kwayo, aho nibiza kuza kongera umusaraba umudamu ningiye gukora nkahomba, amwongerera umusaraba kwishyura credit kandi niyo afite itari mworoheye. Numva rabyo bakibazo gikomeye cyane, ariko nyuma yaho ngaho nasenze Imana, navuze ngo reka nsenga Imana. Nasengeye mu ijambo riri muri Ezra 8:21, aho Nehemiya yarasigiye Yerusalemu bagiye gusana inkike, aho yaragiye nawe n'ibikoresho yarajyanye gusana inkike, ngo ageze kwageza kitwa Hava, wategeka kwiyiriza ubusa nabo bari bari kumwe, ngo bayoboze Imana inzira ikwiriye ubwabo n'ibyabo n'imitungo yabo, bayoboze Imana inzira ikwiriye. Nanjye ndavuga ngo nkwiriye gusenga Imana nkayoboza Imana inzira, nkayibaza n'ibinyemerera ko nkajya gukora gusaba amafaranga muri banki nkajya gukora, hato ntazishora nka Imana itabyemeye, narangiza nkahomba nkagukira akaga ku mudamu kandi n'ubundi byari afite bitamworoheye. Nasenze Imana rero, nasenze amasengesho y'iminsi 2 nirije ubusa, ariko nyasoza nta kintu Imana imbwiye.
icyaje kubaho nuko nyuma yaho nk'icyumweru nagiye mu ivugabutumwa njya kuvuga kugira neza kw'Imana ku itorero ryacu rya Muhima, aho ari naho nsengera muri ADPR, ari muri groupe y'abanyamasengesho isenga ku wa mbere nijoro, babwira kugira neza kw'Imana, babwira uburyo Imana yangiriye neza, babwira uburyo Imana yankijije, mbese mbaha ubuhamya bw'ineza y'Imana nk'uko Imana yabinsabye. Noneho uwansengeye ngiye gutaha nijoro narapfukamye ngo bansengere ngiye gutaha, uwasenze Imana iramubwira ngo arambwira ngo mwana wanjye umushinga ufite komeza, ntabwo uzakorwa n'isoni, turi kumwe. Iryo jambo umuhanuzi arivuza nsengera, numvishe riyubuza umutima wanjye, numva nanezerewe kuko cyari igisubizo nari narasengeye, cyari igisubizo cyari kije nari ntegereje. Numva nanezerewe cyane. Hari masaha y'isa 8 nahamagaye umudamu batinze kurangiza gusenga, barangije gusenga mutahamagara umudamu, namubwira nti Imana iransubije, impaye go ahead, ngiye gukora. Numvishe nezerewe cyane, none ntangira gushyiramo akabaraga mu gushaka ibyangombwa kugira ngo tubone amafaranga muri banki. Rero amafaranga twaje kwikankaho kuyabona nabwo byari bigoye, baza kudusaba depot de garantie y'amafaranga umuntu ashyira kuri banki kugira ngo wanze mu hayandi. Ubwo ndashaka nabyo bigoranye, nyuma tuza kuyabona. Aho tuyaboneye twabonye amafaranga, mbanza kwishyuramo utudeni twari dufite insangano 300. Ibyo 300 rero nibyo nahereyeho. Uwo mushinga ntabwo nababwiye, ni umushinga wa restaurant, kubera ko nimvishe bijemo gutyo, kandi nuko mu diplome navuze mfite nta diplome ya hotelerie mfite, nabyo nari nzi guteka, ariko nabyo nabyigiye, nabyiza ari ishuri ry'Imana. We naryo naribanyuramo gakeya, nkuko nababwiye njyewe narize ngeze mu 3 secondaire, maze gukora tronc ndatsindwa. Iwacu ni mu karere ka Muhanga mu Majyepfo, papa yabaga inaha i Kigali, noneho antuma ngo ninze kwiga i Kigali, ariko mu by'ukuri ntabwo kwari ukwiga, ahubwo ko naje gusanga kwari kugira ngo batazabona ngo umwana wa kanaka yicaye yabuze minerval. Naho papa kubera ko yarubakaga akubakisha, noneho arambwira ngo rero nzi Kigali ndaza, igihe cyo kwiga abandi bajya kwiga, ngiye sinajya kwiga. Amaze ko najya kwiga ngo ishuri ryarabuze, tujye gushaka ishuri turaribura. Nyuma aho ribonekeye arambwira ngo siwo ari umushiki wanjye kwa muri famille nshaki ishuri, arambwira siwo gushaka ishuri azari kwishyurira ibyishyurwa. Papa mbona ko nta mafaranga afite kunyishyurira, ahubwo arambwira ngo ninze hano yapatanye kubaka inzu, arambwira ngo ngenze njye kumubarira ibikoresho n'abakozi. Noneho ntekereza ko ngiye kuba umufundi, mfite imyaka 15, hari muri 2001 ngira ngo. Ntekereza ko ngiye kuba umufundi mfite iyo myaka 15, numva kuko ari ibintu bikomeye cyane bindemereye, numva ntabishaka. Mfite n'abagahinda n'umubabaro ko ntakaje ishuri. Ubwo rero hari umusore twari twamenyanye aho inaha i Kigali, ho naje arambwira ati ariko se niba utaha ishuri ryanze watsinga kurangira akazi ko mu rugo. Ndangiye akazi ko mu rugo ahantu hari ako Kacyiru, ndangira ahantu ku musirikare njyayo gukora mu rugo. Ariko igihe ntabwo natangiye nkora mu rugo, najyanaga abana ku modoka, aho imodoka ibafata ibajyana ku ishuri, nkajya no kubakurayo, nkajya kugura amata, abana nkabaterera ipasi, akambene karakazi ko mu rugo. Noneho umukozi wo mu rugo yaba yagiye, ko akunda abakozi bo mu rugo bananira bakagenda, mabuja akambwira ati mwiro duteke. Mabuja akanyigisha guteka, ubwo tukajyana mu gikoni tukajyana guteka. Ubwo urumva ko rwaro rw'abasirimu banyigisha guteka, nuko ndimenya guteka. Umwaka urangiye rero twadufaranga bampembaga, ko nahembwaga icyo gihe 2500 iyo bampembaga ku kwezi. Narayakoreye ukwezi kurangiye, umwaka urangiye ndavuga ngo reka nsubire ku ishuri, kora ko amafaranga ntabwo naragiye nyangiza, narayabitse. Ariko ubwo muvandimwe yanjye yambwiye ngo azanyongerera, na papa akanyongeraho dukeya, nuko nsubira mu ishuri. Ariko kubera ko naritwaye neza muri uwo muryango, barankunze, ubwo mbagiye ko ngiye kwiga nabo barabishima, bangurira ibikoresho, bangura n'imyenda, nsubira kwiga. Ubwo rero aho ngaho niho nigiye guteka. Umuryango rero nabo ndabasabira umugisha ko nabo bantwaje umusaruro icyo gihe gikomeye cyane,
ubwo najya kwiga nkava kwiga mu kiruhuko nkatahayo ndiga ndarangiza, ndangije kwiga banshakira akazi. Papa yaje kwitaba Imana ntararangiza kwiga, ubwo narangije kwiga banshakira akazi ndagakora, nkakora ntahayo, barankunda cyane. Ngiye no gushaka nagiye kubereka fiance wanjye, baransabira, baranshingira. Mbese uyu mugore mfite nibo bamunsabye, nibo banamunshingiye. Shima Imana yuko nampaye nabo umuryango mwiza. Rero mu muryango rero muri urwo rugo niho nigiye guteka. Ubwo rero nyuma y'imyaka nicyo gihe rero nigira inama, haje igitekerezo cyo gukora restaurant. Nashingira ko nzi gukaranga ibishyimbo, nzi no guteka agasosi, nzi no gukora salade, narabyigiye muri rwa rugo aho nakora akazi ko mu rugo. Ubwo iri gitekerezo cyaraje ntekereza kugikora. Ubwo ntangira kumva ko ngiye gusaba amafaranga muri banke. Ubwo Imana yabinyemereye na faranga ngenda yasaba, maze kubona 500 uko nabibabwiye. Amafaranga 500 abonetse, ndishyura amadeni asigara mu 300 usanga mu mushinga amasahani mu kabati madame yatahanye mu dukora ubukwe, amatasi, amasafuriya, nibyo nafashe njya gutangira ntangira ari kantine. Kubera ko rero byari bikeya, nagiye ku muturanyi murayo isafuriya, aminiza isafuriya, mutira n'imeza yari afite, yaguze imeza y'ikirahuri ndi yashyize muri anegisenda yimutira yarayiniza. Muri groupe twasenganaga unda ntizi isafuriya. Mbese kubera ko bari bafite matsiko yo kumbona nongeye gukora, kubera ko nari babaje cyane, mbese bandwana ishyaka, nuko ndatangira ndakora. Natangira n'ibyo bikoresho byanjye rero. Navuye no muri sari wanjye mu kabati, muri saro imeze muri saro nyikurayo, kubera ko natekerezaga ko nta ntuzongera kunsura mu rugo azansanga mu kazi. Nubyo nibiye ko natangiranye, ntangira nkora agakantine gatoya hariya Ikarama Norvege, kuko ariho hafi naho dutuye. Noneho ndabitangira, Imana irambwira ngo iranshyigikiye, nyuma y'abakiriya bitangira gutyo, nkaya nteka abakiriya bakaryoherwa, akunda kubatekera isombe n'ikinono bakaryoherwa. Imana iranyagura, ndakomeza mva mu nzu nari ndimo ntoya, ndakomeza njya mu nzu nini. Imana impa abakiriya, bajya gusenga, Imana ikambwira ngo ndakwaguye, nguhaye abakiriya benshi, nguhaye iterambere. Imana iranshyigikira, bagenda bazamuka. Uko ngenda ntera imbere niko nagiye ngura ibikoresho bijyanye na restaurant, biva kuri kantine ba restaurant kantine. Ubwo bya bikoresho nagiye ntira mbisubiza ba nyirabyo ngura ibyanjye. Imana igiye kutugirira neza, kutugirira neza, iratwagura, amafaranga araboneka. Mbese ubwo natangiye restaurant dukoteka ibyo by'amafaranga 400, ariko Imana igenda biteza intambwe. Uyu munsi restaurant yaragutse yabaye nini, uyu munsi turakira abantu 200 300 ku munsi. Numva ko Imana yatugiriye neza. Rero nyuma yango ko dukomeza kugenda dukora, Imana iteza intambwe, tubwira ko iduhaye abakiriya. Twajya gusenga, Imana ikatubwira ngo ishize mugu, abakiriya bakiyongera. Imana atubwira ngo irambwira ngo impaye imodoka izajya imfasha mu kazi, ni muri Kenya ikatujyana kuvuga ubutumwa. Imana nabyira bikora, igenda iduteza intambwe mu buryo bushoboka bwose. Turubaka mu rugo, turavugura mu rugo, inzu yacu tuyitunganya neza, turubaka izapangayi, tubona abapangayi. Abana bacu bigaga muri leta bishyura 1000, tubajyana muri prive bariga amashuri meza, umwana umwe yishyura 200. Mbese Imana yabikoze neza cyane. Kugera uyu munsi nta rubanza namwe dufitanye n'Imana. Imana yatubwiye gukora byose yarabikoze. Yaduhaye jyaye muziko nababwiye yuko Imana yavuze ko ntazongera kubyara. Yaduhaye umwana mwiza w'umuhungu, umwana mwiza rwose ushimishije. Mbese ibyo Imana yatubwiye gukora byose yarabikoze. Bivuge ngo rero nyuma ya bya mibabaro yose ikomeye cyane twaciyemo, nyuma ya kagahinda kose, nyuma ya ya mibabaro iteye ubwoba, Imana tubaye hafi, iradutabara, iraturengera. Uyu munsi turi mu munezero, turi mu byishimo, turi mu mahoro asesuye, turashima Imana. Nkaba nagira inama rero uyu munsi abantu bari mu bibazo bikomeye bitaboroheye, byaba by'amadeni. Twababwiye uburyo madame yababwiye uburyo yabaye amadeni menshi, Imana ikatwishyurira. Uyu munsi nta deni dufite rihangayikije yatuma ngo dufite ideni yatunene kubyishyura. Uyu munsi abana bararya, uyu munsi turambara, uyu munsi turafasha imfubyi n'abapfakazi. Uyu munsi mu biganiro byashize nababwiye yuko mfite groupe
yo gufasha abarwayi kwa muganga, igemura abarwayi kwa muganga, turagemura abarwayi kwa muganga, tukabishyura mituweli, tukabaha imyenda, tukishyurira abo bafungiye kwa muganga, tukabishyurira. Mbese turimo turakora ibyatuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, turimo gushakisha gukora iby'Imana ishaka kugira ngo Imana itazicutsa icyatumye idusigaza. Uyu munsi rero bene data bari mu mubabaro, muri mu bibazo bikomeye cyane, ni muhumure, mwisenga Imana, mwizere Imana, Imana izabarengera kandi izabatabara nk'uko yadutabaye, namwe izabatabara. Mukomere mwihangane rwose, Imana yacu irahari uko yari kera, niyo munsi nikwiri iracyakora, iracyakora ibintu n'ibitangaza kandi bikagaragara.